izina rya Yesu. Ni mukangusi Jane mugiye kongera kuganira. Ubushize twari twaganiriye tuganira uburyo nabaye umunyamasengesho, uburyo umuntu asenga Imana akabana nayo, akaba inshuti y'Imana, Imana ikamumenyesha ibiriho, ikamumenyesha ibizaba. Mbese ni ukuvuga ngo naho ngaho twari twaganiriye, ariko uyu munsi tugiye kuganira buryo ki twakubaka umuryango mwiza wa gikristo. Mbere y'uko rero twinjira mu byo turi buganireho, ndagira ngo tubanze dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana turabona gukomeza ibikurikiraho ndabibabwira. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, turagushimiye cyane kuko uduhaye umwanya mwiza, umwanya w'igiciro, umwanya wo kongera kuboneka imbere y'amaso yawe. Rero muri uyu mwanya tubanje guca bugufi twese imbere yawe Mana, kugira ngo ubanze utwezeho ibyaba byatubonetseho nk'imigayo, ubanze udukureho urubanza, mbese utubabarire icyaha icyo ari cyo cyose cyabasha kutubonekaho. Kandi turagutumiye kugira ngo uyu mwanya wemere kubanamo natwe mu gihe turimo kuganira, dukomeza guhamya ku byawe, tuvuga ku mbaraga nyinshi ufite. Mana turakwinyize kugira ngo wemere kururuka, uganze imitima yacu, kandi umwuka wera aba ari we utuyobora mu byo tugiye gukora byose. Bana natwe udufashe, kandi ukomeze Mwami aya magambo kuyaherekeresha imbaraga z'umwuka wera. Urakoze cyane kumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo turirimbane indirimbo ya 224. Ni indirimbo ivuga ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu. Turayiririmba mugenda muza amagambo. Harimo igitero cya 3 kivuga ngo dore inyoni yose igira aho yarika, ngo nayo ingunzu ntiburi ntawe, ngo ariko Mwami Yesu wabuze aho urambika umusaya. Ndumva hamwe n'ibyo tuzagenda tuganira bizadutera gutekereza kuri iyo ndirimbo nayo, kuko irimo inyigisho. Murakoze cyane, reka duhimbaze Imana. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye Mwami. Winuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mahokuba. Mbese abamarayika ntibagusingije ubwo wimikwaga Kristo? Ariko Mwami wicishije bugufi, utuvugira utyo mu isi. Winuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mahokuba. Dore inyoni yose igira aho yarika, naho ingunzu ntiburi ntaho. Ariko wowe Mwami Yesu wawe
noneho twinjire mu ijambo ry'Imana tubone gukomeza. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 7. Itangiriro igice cya 2 umurongo waho 7, turi bwongereho n'undi murongo wa 18 w'icyo gice. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo igice cya 2 umurongo wa 7, haravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umurongo wa 18 naho haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Amagambo tugiye kuganiraho ni aya ngaya kanya gatoya, kubera ko nababwiye ko icyo tugiye kuganiraho ni ibintu bigendanye n'umuryango. Ni gute twakubaka umuryango mwiza cyane cyane wa gikristo. Rero umuryango nk'uko dusomye ijambo ry'Imana, twumvise ko umuryango wabayeho ari ibintu byatekerejwe n'Imana. Imana ubwayo muribuka ko hari aho ivuga ngo tureme umuntu, noneho nyuma yo kuba inama yakozwe hakabaho gutekereza ko barimo umuntu Imana yamuremye mu mukungugu nk'uko tubisomye, ngo ifata umukungugu iremamo umuntu, ngo irangije imuhumekeramo umwuka ahinduka ubugingo buzima. Uwo muntu ni Adamu, niwe wabanje ku isi, niwe Imana yaremye mbere. Mbese noneho ngo yo ikomeza kubitekerezaho, biravuga ngo ntabwo ari byiza ko umuntu yaba wenyine, ari bwamuremeraga umufasha umukwiriye nk'uko tubisomye ku murongo wa 18. Rero nagira ngo tubanze dutekereze ubundi umuntu ni iki. Iyo ngewe ntekereje nkurikije amagambo dusomye, numva umuntu ari umwuka, ariko kandi akozwe muri matiyeri y'umukungugu. Umukungugu murabizi ko hari igihe tugenda by'ukuri umuntu akurikije titire afite, akurikije ubutunzi, akurikije uko abayeho, akumva ni umuntu uremereye mu buryo bw'indenga kamere. Ariko nubwo waremera kajana, nubwo wagira ubwiza bumeze bute, ugiye ukakora umukungugu kuko niho twaturutse. Ijambo ry'Imana ritweruriye ritubwira ko Imana yaremye umuntu mu mukungugu, yaba ari umwiza yaba ari umubi, twavuye mu mukungugu. Yaba ari ubyibushye cyane yaba ari unanutse uzonzwe, twavuye mu mukungugu. Yaba ari ufite amafaranga menshi cyangwa se utanayafite, twese dore inkomoko ni ahangaha mu mukungugu. Noneho rero Imana imuritegereza, imaze gushyiraho uyu mugabo, ngo ntabwo bikwiye ko umuntu yaba wenyine. Imana rero niyo yafonze umuryango, niyo yabitangije, iragenda ngo isinzirize umugabo, irangije kumusinziriza imukuramo urubavu, imuremeramo umufasha ari we Eva. Navuga ngo ahangaha abadamu mujye muzirikana cyane ko abagabo bacu aribo babanje, ariyo mpamvu tubita abatware cyangwa se akaba ari umutwe w'umuryango. Niwe wabayeho mbere, natwe abadamu tuza dukurikiyeho tuvuye mu mugabo. Byumvikana ko agaciro k'umugabo iteka ryose akwiriye kugahabwa, kuko iyo Imana ishaka ko abagore twe tujya hejuru, yari bubanze ikarema umugore, noneho umugabo ikaza kumurema nyuma. Ariko yabanje kurema umugabo, hanyuma umugore nawe aza kuza kubaho aturutse mu mugabo. Niyo mpamvu dukwiriye kurushaho kububaha, kurushaho kubakunda, kurushaho kubagandukira, kuko Imana yabahaye agaciro. Navuga ngo ahari natwe ntabwo twakwifobya. Bibiliya yerekana ko kera abagore n'abana ngo ntibabarwaga, ariko uyu munsi turabarwa.
cyane cyane ko mu gihugu cyacu ubona ko Imana yaduteye iteka, nyakubahwa perezida wa repubulika akavuga ati abagore nabo nibahabwa agaciro, tugahabwa ijambo mu nteko ishinga amategeko, ugasanga turimo muri guverinoma ugasanga abadamu barimo. Mbese no kwa ngo abadamu natwe Imana tuzamuye duha agaciro, ariko ntabwo byatubuza inshingano zo kubaha abagabo bacu, kuko ijambo ry'Imana ritweretse ko umugabo ariwe waremwe mbere, mbese no kwa ngo niwe fondasiyo kugira ngo umugore abeho. Rero abadamu mureke twubahe abatware, ariko bitavuga ko namwe abatware mutakubaha abagore banyu, kuko urumva ko ni urubavu rwawe Imana yagukuyemo. Niyo mpamvu dukwiriye kubahana. Aha rero nta nubwo nshaka gutinda cyane muri ibi ngibi y'abapasiteri bagiye kudusezeranya, aya magambo agira umwanya uhagije wo kuyatuganiriza no kuyadusobanurira kugira ngo batwumvishe ukuntu tuzabana mu rugo dushinze. Icyo nashatse ko tuganira ni ibigendanye n'uburyo mbese dukwiriye kubaka urugo rwacu rugakomera kandi rukaba urugo rwiza, urugo rwa gikristo. Ubundi ikintu mbona muri ubu buzima kubaka bigenda no kwihangana. Iyo abantu bahuye gutyo, hari amakaragiteri baba badahuje, bisaba ko ari igihe kinini bizatwara kugira ngo bazabashe guhuza. Iyo ugiye ugahuzagurika nibwo uzabona hari igihe umuntu kwihangana bimunaniye, n'urugo akaba yarusenya atamaze kabiri. Abantu iyo batareranywe imico ntibihuye. Rero no kwanga birasaba ko mugore uzihanganira umugabo ko uzasanga ameze, nawe mugabo ukihanganira umugore wawe uko uzasanga ameze. Mwaba mubyaye hakabaho kwihangana, mwaba mutabyaye hakabaho kwihangana. Mwaba mushonje hari igihe ugenda ugasanga ubukene bubatanze imbere, mwaba mukennye ubukene buje hakabaho kwihangana. Mbese no kwanga kwihangana muri byose no kwihanganirana, nabonye ari byo bituma umuryango ugenda neza. Ntatinzaho wenda ndibuze kugenda nkagaruka, ndagira ngo njye mbaho ubuhamya bw'ibyambayeho. Mu gihe nari nkiri muri fiyansaye n'umutware wanjye, yanjyanye iwabo ajya kunyerekana. Tugezeyo famiye iranyitegereza, barandeba, baranyakira uko bashoboye, ariko noneho baza kwibeta bajya mu gikari. Ubwo bari bagiye mu gikari, ubwo no kwa fiyanse wanjye na papa we na mbese famiye baragiye bariherera bajya kuganira. Babaza umuhungu we batese uriya mukobwa iwabo ni he, wahagana he? Arababwira. Amaze kubibabwira, ababyeyi baravuze ati rwose turashaka ko ushaka hafi aha hari abakobwa beza, abarimukazi, hari abaforomokazi, mbese shaka umukobwa bugufi. Umusore nawe arababwira ati cyakora njyewe ubone nakunze n'uyu. Ababyeyi mbese habamo akantu ko kujya impaka. Nanjye ubwo nteretse amaso muri salo, ntabwo nzi ibirimo kubera mu gikari. Baragigira birarangira, baza kugaruka, baraza baricara, turakomeza turasabana. Igihe kiza kugera turataha, ariko ababyeyi ibintu babihakanye. Bati ntabwo rwose zirangendo zimeze kuriya, ntabwo twazabivamo. Icyo tugusaba ni uko washaka umukobwa bugufi, kuko abakobwa barahari kandi koko abarimukazi, ab'infirmiyeri bari bahari hafi aho ngaho. Ubukwe rero buba, mabukwe ntabwo butashye, byari ibintu biri seriye nyine. Bari rwose bavuze bati umuntu wapi, ku buryo umubyeyi mama we atabashe kubutaha, ariko umusaza we arihangana araza. Ubukwe rero bwarabaye. Nyuma ubukwe bumaze kuba, bya bindi nge nagiye mbabwira ko numvaga ndi umuntu w'umukristo, nirinze cyane gutinda kuri kiriya kintu cyabaye.
burya Bibiliya iratubwira ngo ikibi ntikikakunesha ahubwo ujye uneshesha ikibi cyiza. Haciyeho igihe mbwira umutware ndashaka ko tujya gusura ababyeyi. Ubwo tumaze kwisezerana twabyemeranyijweho, namubwiye ibintu tuzagenda tujyanye. Ndamubwiye nti rero kujya gusura ababyeyi biransaba ko mbona igitenge cya mabukwe, nkabona ipantaro n'ikote byo musaza, nkabona hari baramukazi banjye batatu bose amajipo n'amashati, mbese ku buryo buri muntu wese ngenda hari ikintu mushyiriye. Ndangije ndongera ntekereza ko mu cyaro burya ntakunda kuboneka ibirayi kenshi, ibintu by'imiceri muri icyo gihe ntabwo byabonekaga cyane, wenda muri iyi minsi kubera iterambere byaba byarahageze, ariko icyo gihe byari bike. Rero twaguze ibirayi, tugura inyama, tugura umuceri, tugura amamesa, mbese ibintu byose nzi ko bidakunda kuboneka cyane mu giturage, ibintu turabitwara kandi dupanga n'amafaranga turi buze guha ababyeyi. Ababyeyi turagiye turabasuye, barishima, natwe turataha. Nyuma haciyeho igihe narongeye mbwira umutware dusubire gusura ababyeyi. Turangira gahunda turayipanga, ariko ndamubwira ngo uko twagiye ubushize niko turi bwongere tugende. Bimwe byo kugira inzika by'uko nagiye mu muryango habanje kuba icyo kintu bimanye inkwano, ni ukuri nakirengeje amaso, numva nyine ngomba kwihangana. Bimwe nababwiye mbere yuko kubaka ari ukwihangana. Ndihangana, ndongera nshaka igitenge cya mabukwe, nshaka ikote n'ipantaro by'umusaza, nshaka imyenda baramukazi banjye uko ari batatu. Ndongera ngura ibirayi, ngura umuceri, tugura inyama, tugura amamesa n'ibindi tubona bigendanye nabyo. Turagenda tujyayo n'amafaranga tubahereza ngo nabo baze kubona uko biyaranja, niba bagura umutobe, niba ari inzoga, niba ari ibiki, nibo bari bazi icyo bakeneye. Turagenda rero tugezeyo duhuza urugwiro, ibintu bigenda neza, mbese ku buryo ureba ukabona ababyeyi basusurutse kubera bya bintu twajyanye, ukabona nyine urugo rwasusurutse bishimye. Igihe cyarageze turataha, baraduherekeza, dutaha neza. Harangera hacamo igihe, haciyemo igihe nanone nabwiye umugabo ntigiye gusura ababyeyi. By'ukuri ntabwo numvaga ari ibintu byo gukora byo kwiyerurutsa, njye numvaga ari ibintu bindi mu mutima, kandi nkumva rwose ikibi kitagomba kunganza, ahubwo ngomba kuneshesha ikibi cyiza. Tujyayo ku ituru ya gatatu. Ku ituru ya gatatu tujyayo, nabwo nabwiye umugabo nti gahunda ni ya yindi, tugomba kugenda n'ubundi twikwishe bya bindi by'ubushize, tugomba kugenda tubifite. Turaguza imyenda, igitenge cy'umukecuru, turaguza imyenda ya muzehe. Iyo twabonaga ubushobozi bwo kugura ibyo byose bitari gukunda, umugabo yafataga n'umuye, agafata nk'ipantaro nziza n'ishati, tukabizinga. Baramukazi banjye, nkagenda mu isoko Nyabugogo byabaga bihari, nkagura, ubundi ndongera tugenda bya bindi byose, ibirayi, umuceri, inyama, amamesa n'ibindi twabijyanye. Tugezeyo nagiye kumva numva umukecuru arambwira ati mwana wanjye ndagushimiye kandi mbikuye ku mutima. Arambwira ati ubu agahinda kose n'umubabaro wose mfite ni uko ndi kure. Arambwira ati uramutse umbaye hafi nanezerwa cyane. Mbese umukecuru avuga amagambo kandi ubwo n'umusaza, ariko ari mu kungamandi banshimagiza, mbese ku buryo rwose banyeretse ko ndi umukazana mwiza kandi udasanzwe. Ubundi bakaba bati niba wari utubaye hafi, imihate n'imirimo twari dufite byose byahita bishira. Nguko uko Imana yamfashije, umuryango tubamo neza, tubana neza, mbese tubana amahoro, kugeza igihe abasaza baje gutabaruka barigendera. Ariko ni ukuri nta kibi na kimwe kiri hagati yanjye no kwa databukwe. Imana mbese yambashishije kwihanganira icyo kintu cyabaye,
ndakirengagira ariko nkumva ni kwa kundi numvaga ndi umukristo. Reka rero igihe kize kugera abana banjye, ubwo uko twajyaga dufata ibyo bihe byo kugenda, twagendaga nyine tunabyara abana bakura, rero abana bakomeza kujya bareba ukuntu nshishikariza umugabo ko dukwiriye kujya iwabo, ariko nta na rimwe negeze nshishikaza umugabo ngo tujye iwacu. Iyo numvaga ntekereje kujya iwacu, njyewe nafataga ibyo mbona nshoboye nkagenda nkabasura, nkajyaho njyenyine cyangwa se nkajyana n'umwana nkagaruka, ariko nkanga ikintu cyatuma ngaragara nk'uwatesheje umutware wanjye umutwe. Iyo namubwira kujya iwabo yabyumvaga vuba ukabona ni byiza, ariko ibyo kumubwira kujya iwacu nkumva ndasa n'umuntu udashaka kugaragara nk'uwasheze, mvuge nti wenda nawe ntibimuzamo uko nagiye mubwira ko nifuza ko tujya iwabo, yenda nawe bizamuzamo ambwire tujya iwacu. Ntabwo byigeze bimuzamo. Abana bamaze gukura nibo bicaye baratubaza njye na papa wabo, batari ko iwabo wa papa tuhazi, iwabo wa mama nihe? Ubwo abana bahita babwira se bati turashaka ko natwe uzatujyana ukajya kutwereka aho mama avuka. Twari dufite imodoka, n'ubundi aho twagendaga abana twabaga twabashyize mu modoka tukabajyana bose. Noneho abana rero aba aribo batanga icyifuzo kuri papa wabo. Icyifuzo bagitanze ntabwo papa wabo yabashije kucyumva, we yahise yumva mbese bitamurimo. Mbonye ko bitamurimo, ariko njye numva ako kantu kuko umuntu anyarukirayo kanjemo, noneho bisaba ko mubwire nti noneho ubwo bidakunze ko twajyana, njyewe wampa tike nkazijyana. Ubwo tike mubwira ayo nifuza ko yampa, kubera ko iyo iwacu bazakudusura bajyaga baza pe bafite ibintu bifatika badutuye, ari iwacu mu rugo aho mvuka no kwa mukuru wanjye. Nanjye nkumva ndashaka kuzajyayo ngasura mukuru wanjye n'iwacu ku buryo umurimo urangiriza rimwe. Byabaye ngombwa ko umutware yatike na mwatsi ayigabanya amankeya hafi cya kabiri cyayo namusabye. Noneho ayampaye numva ntibinshimishije, ndamubwiye nti rwose aya ni make, ndabona nta kintu ashobora kuba yamfasha. Arongera yongeraho utundi dukeya. By'ukuri numva nabyo ntibihagije rwose, ku buryo nabirebye ndibaze se umuntu ushaka kuzagenda ngasura ingo ebyiri, iyi tike nyemere? Urumva harimo tike no kuba wenda nagura nk'uturayi nkatujyana kwa mukuru wanjye n'iwacu mu rugo. Amafaranga ndayareba mbona ni make pe. Ndangije nibwo nanyarutse nikoza ahantu ndasenga, aho mu nzu nyine hari ubwo umuntu afite ahantu ufungira inguni ukavugana n'Imana. Naragiye nsenga Imana nyigisha inama, ndavuga ngo Mana, aya mafaranga ese koko nyakire nzagende? Mu gihe ndi kubitekereza gutyo, Imana ahise imbwira ngo mwana wanjye gira ubwenge mbona uko nsubiza uwantotse. Amafaranga ndagaruka mbwira umutware nti ya mafaranga yampa. Amafaranga arayampa, mpita nyabika. Bwarakeye sinahita ngenda, twari dufite repetisiyo ya korari, mbanza gukora umurimo w'Imana. Mu gihe twari muri korari, umuririmbyi umwe yaranyibetanya njyana ku ruhande, noneho ampereza amafaranga. Ayampaye mbanza kuyangana, mubwiye ntoya rwose nta kibazo cy'ayo mafaranga mfite nibyihorere. Arambwira ati winteranya n'Imana, ati aya mafaranga ni Imana arayintegetse nijoro ngo nze kuyaguha. Naho nta mafaranga agira ngo yuzuze wa mubare wayo nasabaga umugabo nze kubona kujya ku rugendo, ariko umutima wanjye uri karume. Amafaranga nahise nyakira, ku buryo nanjye urugendo narugiyemo, ariko numva noneho nishimye kubera ko amafaranga nifuzaga umubare ubashe kugwira. Rero naragiye nsura ababyeyi, nsura no kwa mukuru wanjye, ariko mu gihe nagiye haza
imvura ya yindi y'imvura y'agaheza. Mu gihe yari arimo kugwa hano twubakaga urupangu, twarimo twubaka urupangu, imodoka bakayiparika imbere y'urwo rupangu turimo kubaka, niho yari iparitse. Ya mvura rero yagize icya iragwa, irongera iragwa, rwa rupangu rwaramanutse rukubita ya modoka. Byumvikana ni ya modoka n'ubundi yari yanze kudutwaramo, kandi mwibuke akantu Imana yari yavuze imbwira ngo mwana wanjye gira ubwenge kugira ngo mbone uko nsubiza uwantotse. Rero bose basohotse mu nzu birukanka bareba ikintu kibaye, kuko bari babaye nk'abantu bikanze ko hatewe grenade. Bageze hanze basangana urupangu rwaguye kandi rugwiriye ya modoka. Nibwo umutware wanjye yabwiye abana ati noneho hariya hanze hari amabati, mureke tugende tujye kuyaterura dutwikire uruhande rusigaye. Haguye uruhande ruringaniye n'imodoka neza, hirya no hino ntacyo habaye. Bajya guterura amabati rero. Bageze hanze umutware wanjye yaranyereye, yikoza mu nyenyeri hanuka yitura hasi, mbese ku buryo abana kwamubyutsa byabaye ikibazo gikomeye. Ubwo abana bahise babwirana bati Masengesho yagiye, none katubayeho. Barimo kureba ukuntu ibintu bidogereye, urugo ruguye, imodoka yononekaye, na papa wabo akaba yituye hasi, mbese byari ibintu bikomeye. Ubwo rero bwarakeye ndaza, mpageze nsanga nyine habaye ibintu bikomeye bimeze gutyo. Urugo urumva habayeho igihombo cyo kongera kurwegura. Noneho ya modoka nayo kujya kuyikoresha hagiye ibintu byinshi cyane, kugira ngo imodoka yongere isubirane ubuzima. Aha ngaha nkiraha ikintu nabwira abantu mbese ni ukwanga turimo kuganira ku bintu bigendanye n'imiryango. Umutware wanjye yarakijijwe, nanjye ubwanjye nari nkijijwe, ariko hari igihe Satani asa n'uteje akantu ko kugira ngo abantu baze kugirana amakimbirane. Iyo umutware aza kwibuka ishyaka ryinshi nagiye murwanira ryo kugira ngo tujye gusura ababyeyi, nawe yari kugira ishyaka ryo kumva ko dukwiriye ko twajya gusura famiye yanjye, ariko iryo shyaka ntabwo ryamujemo. Ariyo mpamvu navuga ngo ni byiza ko imiryango mwajya mubana ariko hakaba no kuzuzanya. Urumva abana ubwabo nibo bari bakereye ikibazo, turifuza kumenya iwabo wa mama, ariko Imana yo burya ni umucamanza utabera, ureba akamenya ahari ukuri cyangwa se ntatabaye ukuri. Umutware wanjye yarahombye cyane, ariko bizize icyo kintu cy'uko twananiwe kumvikana kuri icyo kintu cy'ikibazo wabonaga ko gifatika. Kuva icyo gihe, kuva habaho icyo kibazo, yahise abona ko ari Imana yarakaye kandi yamukosoye. Nta na rimwe yongeye kugira umugaga. Ikintu cyose namubwiraga twahitaga tucyumvikanaho, mbese mu buryo bwihuse, ukabona arabyumva, tukabiganiraho, ikintu kigakemuka. Nagira ngo babwire kugira ngo twubake imiryango myiza, ikintu cya mbere kizabashoboza mwebwe mu nteze amatwi ni uko habaho ibiganiro ku bantu bashakanye. Ibiganiro, iyo umugore n'umugabo bagira umwanya bakicara bakaganira ku kibazo cy'urugo rwabo, hari ibintu byinshi bashobora kuzuzanyaho, bakajya inama, icyo babona atari cyiza bakakirwanya, icyo babona ari cyiza bakagishyigikira, ariko bafatanyije bombi. Ikindi, mu rwego rwa gikristo ni byiza ko habaho umwanya utegurwa mu muryango, ko abantu bahura bagasenga, bagasoma ijambo ry'Imana, bagahugurana, bagasabana imbabazi aho ibintu bitagenze neza. Iyo ibi bintu bitari mu muryango, buri wese ari nyamwigendaho, umugore aza agacaha, umugabo agacaha, abana bagacaha, uriya muryango ntago wubakika ngo uvemo umuryango mwiza. Niba rero dushaka kubaka imiryango myiza, ni uko twajya tugira umwanya wo guhura, hakabaho kuganira, hakabaho kujya inama. Dukomeje, nagira ngo mbabwire umuryango
uba ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana. Ariko ndagira ngo ngaruke nanone ku bana twabyaye. Burya birakwiye ko ababyeyi tubera amaso abana bacu. Hari igihe abana baza bagashega, umwana akabwira umubyeyi ati ngewe ndashaka ibi, nawe uti ntabwo nakwibabariza umwana, ugahita ubimuha utarebye niba hari ingaruka bishobora kuba byatera wa mwana. Ngewe ndi umwana muto nigeze gukora icyo kintu cyo gushega, data agiye kuza i Kigali, ariyo mpamvu navuga ngo mujye muba amaso, ntabwo icyo umwana ashegeye cyose ariko akwiriye kugihabwa, icyo umwana ashegeye cyose ntakwiriye kugikorerwa, banza urebe niba nta ngaruka mbi bishobora kuba byamutera. Narasheze mbwira data ko tujyana i Kigali. Urumva dutuye iyo ngiyo mu ntara y'Amajyepfo, karere ka Kamonyi, kandi data agiye kuza n'amaguru. Ndi umwana mutoya, ku buryo gukora urugendo nturutse iyo ngiyo nza hano muri Kigali byari ibintu ubona ko bidashoboka, mu gihe umubyeyi abereye umwana amaso batakagombye kunyemerera ngo nuko nasheze. Ariko kubera kwanga kubabaza umwana baranshoreye turaza. Twageze mu nzira ndananirwa, ibyo kunanirwa bivaho, nari umwana ufite umubiri ubyibushye, ndatemagurika hagati y'ibibero, ngeze igihe kugenda binanira. Ariko kubera ko nta kundi biri bugende, barakomeza barankurura mpaka tugeze i Kigali. Tugeze i Kigali kugira ngo tuzongere dusubire iyo twaturutse kuko byari ukugenda n'amaguru, byasabye ko tubanza tukahamara iminsi kugira ngo bya bisebe nazanye bibanze bikire. Ubwo ngira ngo hari dushaka kuba twarahamaze nk'iminsi 3 niba atari 4 tuyindiriye ko ibisebe bikira. Nyuma turongera turataha. Uko turimo gutaha by'ukuri nibyo mbabwiye nti babyeyi mujye mubera abana amaso, mbese kuko hari ikintu ashobora gushegera we yumva ari cyiza ariko nyuma kikaza kumutagangaza. Gutaha twaratashye n'ubundi ndananirwa, inzara iranyica. Data ni wa musaza utatekereza ngo bure na bombo yatana yiguhereza. Inzara irandya, umunaniro uranyica, turaza noneho turi guterera agasozi k'ahantu umuntu yunamuka twenda kugera iwacu. Twahise ahantu barimo kunywesha mu cyaro, batereka ikibindi cy'ikigage bagashyiramo imiheha myinshi, abantu bakajya baza bagahuriramo. Tuhageze nabwiye data nti ntabwo turi bugende tutagiye kuvomba kubera ko inzara yari yanyishe. Data arabireba arambwira ati ahantu ntabwo tuhazi, ntabwo twajya kuvomba ahantu ntabwo tuhazi. Ndamubwira nti ntabwo ndi burengaha, ku buryo byabaye ngombwa ko tujyayo ku gitugu cyanjye kuko nari nshonje nta n'ubundi buryo bwo kwiyaranja. Turagenda, tuhageze tuza kugira amahirwe baraduhamagara, natwe tujya kunywa ikigage. Ukuntu nanywaga by'ukuri pe byari ibintu biteye isoni. Nafashe umuheha nkajya nkurura imitsi y'ijosi yose ikarega, ndimo kwirwanaho ngo ndebe ko navanamo ibondo, mbona uko nongera nkomeza urugendo. Navuga ngo twageze mu rugo nananiwe mu buryo ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Ariko urumva ko byaturutse ko nari nasheze, ndi umwana, abandeberera bo ntibashyize ku munzane ngo babone ko rwa rugendo ntakwiriye kurokora. Icyo ni kimwe mu bintu byatuma mbwira ababyeyi ngo ntimugakunde kwemera ko ibyo abana bashege byose babihabwa, banza ushungure urebe niba utagiye kumuha urwembe. Kuko umwana arimo kurira ashaka urwembe, uba uyizi ko ruri bumukatagure, wafata n'umunyafuka mukubita ariko urwembe nturumuhe. Rero ababyeyi muri iki ndagira ngo mbinginge twongere dukanguke, ibyo umwana ashegeye byose twe kwimuha kuko ashobora kubonekamo ibyamwonona. Ikindi cya kabiri, mu muryango kugira ngo turusheho kugira umuryango mwiza, ni byiza ko ababyeyi tubera amaso abana bacu muri cya gihe haje abashyitsi. Ngewe nigeze kujya ahantu ndi umushyitsi, haza umuntu w'umusore wambaye ishati y'umweru. Utwana duto turaza, buryo uduhungu dukunda kurira. Ngiye kubona mbona akana k'agahungu kuriye, inyuma yaho wa mushyitsi w'umusore yicaye yambaye ishati nziza y'umweru.
umwana akajya amufata ku ntugu, murabizi ko abana bagiye bakora hasi, akajya amufata akamucundagura akamuzunguza. Umushyitsi aratinya, ntiyacira ntiyamira, ariko wa mwana uko ari mu kumukoraho niko ari kumwanduza. Arangije amanutse aza yirukanka asingira ikirahure bari bahereyemo umushyitsi cyarimo kunywa, aragitora akigotomera agiterekaho, arongera arurira, agaruka kuri moto, rimwe akamufata amatwi ubundi akamufata ku ishati, ariko kuko umushyitsi yaba ari umushyitsi nyine aryumaho. Umwana yaramwanduje, umwana akajya amunywera icyo bamuteguriye cyo kunywa. Mama w'umwana akajya avuga, have Rubyogo, have sigaho, have ni bibi, ni bibi. Umwana yabona nyina nta mbaraga yashyizeho, umwana agakomeza acundagura wa mushyitsi, kugeza ubwo njyewe ubwanjye byanteye isoni, ndahaguruka ndagenda. Navuga ngo icyo kintu, isomo nakuyemo nuko ababyeyi, abana twabyeyi twatubazi, birakwiye ngo tubere maso abana. Niba uzi ko abana bakubagana, ubahereze wa mukobwa ubarera, aba bafite, be kuza gutera akavuyo muri saro mu gihe harimo abashyitsi. Bitihise niba haje abashyitsi bari kumwe n'abandi bana, bari kumwe n'abana, abana ubazane baganire, ariko nabo bacunga, uri maso ku buryo abana batagukoza isoni. Ikindi nabonye mu muryango dukwiriye kurushaho kubera amaso. Ubu ibi ndi kuvuga ni ukugira ngo twubake umuryango, ariko umuryango muzima. Abana, hari ukuntu umwana akora ikosa, byari bikwiye ngo ababyeyi dufatanye gucyaha abana. Umwana niba akoze ikosa, umubyeyi w'umugabo akamucyaha, umubyeyi w'umugore akaza kwiherera akamubwira ati ratabiriya humura nta kibazo. Nigeze namenya umubyeyi umwe, umwana yaragiye aratinda, noneho aho aziye umugabo abwira umugore ati uriya mwana rwose ntimugire ikintu mumuha cyo kurya, ntarye, mumureke aburare kuko yatinze. Urumva ni igihano papa we yafashe. Umwana ajya kuryamiraho, nyine aragenda acunga se, abonye umugabo amaze gusinzira, aragenda yarura isahani y'ibiryo yishyiraho wa mwana. Ndagira ngo mbabwire ko niba mudahuje uburere bwo kurera abana no guhana abana, umwana azagorama biturutse ku mubyeyi umwe. Ni byiza ko niba mufashe igihano muhane umwana, mwese mufatanye kugira ngo wa mwana atazagorama. Iyo ababyeyi badahuje inama yo kugenda bakuhugura abana, bivamo ikibazo. Nanone ngarutse kuri twebwe abagore n'abagabo, natwe birakwiye ngo tuberane maso. Mu buhe buryo dukwiriye kuberana amaso? Navuga ngo niba wa papa we uri mu rugo, umudamu agiye gusohoka, banza umurebere, urebe niba asohotse neza ku buryo atari bugukoze isoni. Nawe wa papa we, mu gihe ugiye gusohoka, umudamu nakurebere niba nta kintu kikuriho cyatuma uza gukorwa n'isoni. Uti kubera iki? Muri iyi minsi njyewe Imana yanyeretse iyerekwa, inyereka umwuka w'Imana ari mu kurira. Umwuka w'Imana ararira mu buryo buri seriye, ku buryo narebye ukuntu ari kurira, nanjye ahubwo numva nshatse kurira. Noneho aranyereka, yari umukobwa uri kurira moto. Yuriye moto kubera ko ari yambaye akagutiya kabanye kamufashe cyane kandi kagufiya, nk'uko musigaye mubibona muri iki gihe. Akagutiya kahise kizinga neza kajya hejuru, ku buryo mayo yose yambaye igiye kumugaragara. Umwuka wera arabinyereka, anyereka ko aricyo kintu kirimo kumuriza, kubona umuntu agiye kuri moto ariko agiye yambaye ubusa. Noneho rero iryo yerekwa naribonye ari iyerekwa, mbona umwuka wera pe arimarira. Ndangije numva nanjye ubwanjye binkoze ku mutima, ariko noneho Imana ishima kumpishurira cyangwa se umwuka wera w'Imana, ko Imana ibabajwe cyane no kubona abagore n'abakobwa bambaye ubusa, barimo kugenda bambaye ubusa, barimo kugenda batikwije. Ariyo mpamvu
navuze ngo byari byiza ko umugabo yarebera umudamu we ko asohotse mu rugo yambaye yikwije. Nyuma naje kugira gutya nanjye mpagaze ahantu nteze moto, ngiye kubona mbona umuntu w'umubyeyi ufite imyaka hafi 50. Aho mpagaze ndi kuvugana n'umumotari, indi moto iraza irahahagarara, umudamu yimanukaho. Amanutse yazamuye akaguru rwose, ibyo mbabwira ngo kuri kuzuye. Mayo yambaye iragaragara, igaragaye nahise numva ngize umubabaro, ndibaza ngo mbese niba twambaye ubusa turi ababyeyi, abana bacu bazambara bate? Ikintu nagiye kuri moto numva cyambabaje umutima, ngeze aho mvira kuri moto kwihangana birananira. Mbwira umumotari ariko nabonye ikintu cyambabaje umutima. Ndamubwira nti uriya muntu wavuye kuri moto hariya ngiriyeho, ati ntarabivuga. Ati nawe wabibonye? Ati wabonye ukuntu yambaye ubusa? Ati ngewe ubu nje ntokesha ngo imyaku anteye kumfata. Nuko ndamubwira nti nanjye rwose ni kiriya kintu narebye numva kinteye agahinda. Navuga ngo rero bene data nshuti zanjye, we mugabo warambagije umudamu, ukamureba ukabona ni umudamu uteye neza, ukamukundira icyo, warangiza ukamwambika ubusa ukareka akagenda yambaye ubusa. Y'amaso yamurebye akamukunda, niko n'amaso y'abandi ku ruhande azamureba amukunde. Ariyo mpamvu bazamuguteretana. Muri iyi minsi mubona ko hari ugusenyuka kw'ingo, imiryango myinshi ntabwo ifite ireme, barubaka urugo ntirurame. Kubera iki? Uko babagore abakobwa bagenda bambaye ubusa, niko bakurura abagabo. Noneho bakurura abagabo nabo bakagira amarari yo kubakurikira bakabatereta. Burya rero umuntu ananira umugira inama, ariko ntabonanira umushoka. Wazajya kubona ukabona umudamu afite abagabo 2 cyangwa se 3. Wazajya kureba ukabona n'umugabo afite abagore nka 4. Ukibaza ni ibiki? Rwa rugo rugasenyuka kubera ko umwe azi ko hari abandi afite bamukurura, n'undi hari abandi afite bamukurura. Navuga ngo iki kintu kibabaje Imana kugeza ubwo umwuka wera arira. Mwarise tukagikosora. Mwaba mama, ko ibi bintu byakuriye ubusambanyi bikagenda bikaba ubusambanyi bw'indenga kamere. Mwarise mwaba mama mwe, mwabakobwa mwe, mukareka tukagikosora. Ikintu kiriza umwuka w'Imana, Imana ikababara. Mbese mwibaza ko turi beza kuruta abo mu gihe cya Nowa? Abo mu gihe cya Nowa ibyaha byaragwiriye, bigeze igihe Imana ifata ingamba irabarimbura, ibarenzaho amazi. Navuga ngo ab'iki gihe ntabwo turi beza kuruta ab'isodomo. Abantu b'isodomo baragiye bakora icyaha cyari gikabije cyane, ngo cyari icyaha cy'ubusambanyi n'ubutinganyi. Natwe murabona ko ibyaha bimeze gutyo bikomeye birimo bigenda bitwinjirana. Navuga ngo niba ubusambanyi bukabije gutya kugeza ubwo umugore anarwa kugumana n'umugabo we, bagatandukana, divorce, avuga ati n'abandi baranshaka. Ariko byose biraturuka kuki? Kuri wa muco mubi twadukanye wo kwa tugenda twiyambitse ubusa. Ubundi umuco warangaga umukobwa cyangwa se umudamu kwari ukwambara ku buryo nta muntu ushobora kubona ikibero cy'umukobwa, nta wabona intege ze, mbese no kwango agapfundikiye gatera amatsiko. Umudamu akarangwa no kwisokoza neza, akarangwa no kwambara kwikwiza, uburanga bwe bukagaragariraho. Ubu rero murabona ko iki kintu cyateye Imana umubabaro, kandi nagira ngo nkwibutse ko amagambo twasomye, nubwo wabona uri mwiza, nubwo wabona uri igishongore, ariko ujye wibuka ko umukungugu wavuye mu mukungugu. Kandi wibuke ko uyu mwuka uhumeka ari Imana yawuguhaye. Niba Imana ifite agahinda kangana gutyo, ishatse yawe isubiza igihe udatekereza, igihe utazi. Ndagira ngo ndangize mbabwira ko dukwiriye kugerageza kureba ukuntu twahindura ingamba, twahindura. Ndimo ndabahugura, ndi umubyeyi ukuze, nanjye warebye nditegereza, mbona ibintu biri kuba umwuka wera yarira,
akarira akagaragaza umubabaro, nawe uri umuntu byakubabaza, nawe uri umuntu wakwibaza mbese turimo turava he turerekeza hehe, turavaye turajya he? Niba ababyeyi twambaye ubusa, abana twabyaye tuzabambika dute? Imana idufashe kandi umwuka wera akomeze kutwigisha indirimbo twaririmbye iravuga ngo dore inyoni yose igira aho yarika, ngo n'ingunzi ikagira intaho, ngo ariko umwami Yesu wabuze aho arambika umusaya, yawurambika hehe kandi ari njyewe wakagombye ku butoro bw'umwuka wera. Imana yo mu ijuru idufashe kandi tugirire neza. Ndumva dusoreje ahangaha, ahasigaye mureke twige icyo gukora kandi tugarure umuco wacu wa kinyarwanda, tureke kugenda ku mico y'abanyamahanga. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turashoje, ubutaha tuzakomeza tubaganiriza ibyo twabonye cyangwa se uburyo Imana yaturwanira intambara muri jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Turashoje mu izina rya Yesu. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?